Uzasanga umwuka wera yarazaga ku bantu bakeya. Uwo Imana ishatse gukoresha mu gihe cye ikamuhagurutsa. Uzasanga ndetse babaga ari bakeya ku buryo mu gihe runaka ushobora gusanga cyarakozemo nk'umuntu umwe. Imana yashyizeho umwuka wayo cyangwa se yazanyeho umwuka wayo agahangwaho no guhanura. Agahanura mu gihe cy'agahanura ndetse yajya gusoza hakaduka undi cyangwa se akaza ari ukundi na warangije cyangwa se bakaba bakoranaho igihe gitoya ariko umwe arimo atangira undi asoza. Kenshi uzasanga ariko byagiye bigenda ufatiye ku bihe by'abahanuzi uko bagendaga bakurikirana. Si benshi bagiye bahanura mu gihe kimwe, ahubwo usanga baragendaga basa n'abakurikirana bafite ukuntu bakurikirana. Ntago rero umwuka wera yazaga ku bantu benshi, ahubwo yazaga ku bantu bakeya. Kandi nanone muri uko kubazaho ugasanga nanone aje kuko Imana ishatse gukoresha mu gihe cye, akaba yamukoresha akamukoresha, ariko yamara kumukoresha iby'Imana yashakaga umwuka wera akamuvaho akigendera, akongera agasigara uko yahoze. No kuvuga ngo ni nko kumuhangaho, akamuhangaho umwuka wera akamuzaho, nkuko twagiye tubisoma. Twabisomye kuri Samusoni ngo umwuka wera yamujeho cyane, agafata intare agatanyaguza. Umugunzi w'intare akawutanyaguza, nta ntwara afite, nta cyuma afite, nta kintu runaka afite, ariko akawufata agatanyaguza kandi akoresheje intoki ze, kubera umwuka wera yamujeho cyane. Mu gihe cya Dawidi nuko, ndetse no mu gihe cya Sawuli Bibiliya ivuga ngo bamaze gusukwaho amavuta ngo umwuka wera ngo yajyaga bazaho. Urumva ntago yabanaga nabihe byose, ahubwo ngo yabazagaho. Uko rero yabazagaho, mpise nibuka mu gihe muri Samweli wa mbere igice cya 19 aho Samweli yari i Nayoti ndetse na Dawidi, Sawuli akazajya atuma ingabo zo kujya kumufata. Icyiciro cya mbere cyaragiye gisanga barimo bahanura, nacyo kirafatwa kirahanura. Abasirikare batangira guhanura, nabo bahangwaho n'umwuka barahanura. Batuma icyiciro cya kabiri kujya gufata Dawidi, nacyo kigeze i Nayoti, nacyo kirahanura, nacyo kirakongezwa. Batuma icyiciro cya gatatu, nacyo bigenda gutyo kugeza ubwo ku nshuro ya 4 Sawuli yavuze ngo noneho ndigirayo. Hanyuma noneho muri uko kujyayo nawe aragenda arafatwa. We nta nubwo byagombeye ko hagera rwose, yafatiwe mu nzira, agenda hanura inzira yose. Imana nitugirire neza. Nubwo rero ngo kenshi mu isezerano rya kera tubona ko umwuka wera yarazaga agahanga ku muntu, akamukoresha ibyo ashaka, agakora, yarangiza umwuka wera akagira gute? Umwuka wera akigendera. Niko byagiye biba ku bantu benshi Imana yagiye ikoresha muri kiriya gihe cyabo. Ariko iyo tugeze mu isezerano rishya ho tubona ko hariho itandukaniro rindi. Mu isezerano rishya umwuka wera yagombaga kuza kubizera udukurikije isezerano ry'umwuka wera uko ryari riri. Yagombaga kuza kubizera, akaba muri bo, agatura muri bo, agakorera muri bo, kandi akabahindura, akanabatunganya kugira ngo bagire umutima mushya. Kabatunganya ntago ari ukuza ngo abahangeho gusa, ahubwo aza muri bo akabatunganya bakagira umutima mushya, akababashisha gukiranuka, kandi akabakura mu ntege nkeya, akabakura mu bwoba, akababashisha gukorera Imana umurimo w'imbaraga bari mu yindi dimension. Bakabasha gukora imirimo ikomeye cyane. Iyo ugiye kureba amasezerano yavugaga ku mwuka wera, nukuvuga rero ngo ntago noneho yazaga ku muntu umwe. Ntago mu isezerano rishya ntago ari ngombwa kuza ku muntu umwe, ahubwo nukuza ku bantu benshi. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Yoweli igice cya 3 yere ku murongo wa 1, haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore bazerekwa, abakambwe bazarota. Iyo minsi nzasukira umwuka wanjye ku bagaragu banjye n'abaja banjye bazahanura. Urumva ni isezerano noneho rije mu buryo bwa mass,
uburyo abantu benshi bashobora kwakirira icyarimwe, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore bazerekwa, n'abakambwe bazarota muri iyo minsi. Imana nitugirire neza. Urumva rero ni ku bantu benshi, nicyo cyabaye ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote turimo tunizihiza cyangwa se turi mu mwiteguro w'umunsi wa Pentekote, tuzirikana Pentekote ya mbere y'intumwa, ariko n'undi umunsi wari unasanzweho ariko wizihizwaga buri mwaka. Ariko noneho Pentekote ya mbere y'intumwa tujya tuvuga ni iriya Pentekote umwuka wera yamanukiyeho. Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ni mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo, ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Uwo munsi rero urabona mwuka wera yamanukiye ku ntumwa kiriya gihe, bari kumwe n'abigishwa. Intumwa icyo gihe murika ko bari 12, bari bamaze no gufata uwitwa Matiyasi bamusimbuza Yuda wari wariyahuye, ariko bari kumwe n'abandi bigishwa ba Yesu, bose umubare wabo wari 120 mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu. Urumva mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu abantu 120 bose niko Bibiliya yavuze ngo bose buzuzwa umwuka wera. Bose buzuzwa umwuka wera, ngo bose batangira kandi kuvuga mu ndimi nshya nk'uko umwuka yagiye aha buri wese kuvuga, kuko ntago bavugaga indimi zisa, ahubwo buri wese yavugaga bitewe n'uko yahawe. Urumva habonetse indimi zigabanije zisa n'umuriro, ibyo bishashi, ngo igishashi kikajya ku muntu wose wo muri bo, byerekana ko mu abantu 120 haje ibishashi 120, buri wese akabona icye. Buri wese rero yavuze ururimi bitewe n'igishashi yakiriye icyari cyo. Imana yacu nitugirire neza. Rero urumva 120 bose niko byagenze. Yibigeze kwa igihe cyo kwa Korneliyo, Petero yavuze ubutumwa, avuga ubutumwa ngo akivuga ataranarangiza, ngo umwuka wera ngo arabamanukira abantu bose bari kwa Korneliyo, ngo bose buzuzwa umwuka wera, ngo nabo batangira kuvuga mu ndimi. Ngo ni naho Petero yabwiye bagenzi bari bajyanye ati, aba bantu ko bahawe umwuka wera nk'uko natwe twamuhawe, turabuzwa n'iki kubabatiza no mu mazi menshi ngo babatizwe? Ngo basize bana batije mu mazi kubera iki? Babonye ko bakiriye wa mubatizo wo mu mwuka wera nabo bari bakiriye. Imana yacu nitugirire neza. Muri Efeso mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa havugwaho intumwa 12 za Yohana, abigishwa ba Yohana bose ngo ntago bari baramenye ibya mwuka wera, ntago bari baramenye neza iby'inyigisho z'umwami wacu Yesu Kristo ngo akire n'iby'umwuka wera. Ariko noneho ngo Pawulo abaganiriza ngo akabaza ati, mwebwe mwahawe mwuka wera mukimara kwizera? Bati ntago turumva ko umwuka yaje rwose. Bati se myagenze gute mwahawe uwo mubatizo? Bati twabatijwe mu mubatizo wa Yohana. Nuko arabwira ati, rero burya Yohana yavugaga yabatizaga mu mubatizo wo kwihana, ariko burya akavuga ibyo uzaza hanyuma we ari we Yesu. Ngo nuko arabigisha, ngo arangije ngo arabasengera barambitseho ibiganza bose uko ari 12, ngo batangira kuvuga mu ndimi ndetse batangira no guhanura. Urumva rero ko mwuka wera noneho atarakiza ku muntu nko mu isezerano rya kera, ahubwo yazaga ku bantu benshi ndetse n'uyu munsi wa none, kuko tukiri muri iryo sezerano rishya. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu iturengere, kandi ibi ngibi ndagira ngo byumvikane cyane. Rero nk'uko twavuze mwitangira, umwuka wera ntago imirimo ye wabasha kuyirondora. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo tuzi yakoze, hari n'ibyo tuzi arimo akora, ariko ashobora no kubigenza ukundi kuntu. Ashobora kuza akagenda ukundi ashatse, agakora icyo ashatse, akanatungurana, agakora n'ikindi abantu batari biteze. Imana yacu nitugirire neza. Niyo mpamvu rero twavuze ngo ntago umuntu yabasha kubara imirimo ya mwuka wera, nubwo ari ryo jambo dufite tuvuga ngo imirimo ya mwuka wera mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Twumvishe gato ku mikorere ahantu bisa naho bitandukaniye. Kera yazaga ku bantu ndetse bakeya cyane,
akaza akabahangaho bagakora barangiza gukora ibyo Imana yashakaga, Mwuka Wera akaba yakwigendera, umuntu agasigara uko yakabaye. Ariko mu isezerano rishya twavuze ngo mu isezerano rishya ho siko biri, yabasha kuza ku bantu benshi, ariko nanone yaza uwajeho agomba kubana nawe, akaguma muri we, akamutunganya, agakorera muri we, akagaragarira muri we, akihishurira muri we, agakora imirimo n'ibitangaza anyuze muri wa muntu. Bisobanura ngo ahorana nawe ibihe byose. Nayo mpamvu twasomye rya jambo Yesu yavuze atanga isezerano ry'Umwuka Wera mu gice cya 14 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nange nzasaba Data ngo azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nukubana namwe ibihe byose, ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bagira gute bamuhabwa, ngo kuko batamurora kandi batanamuzi, ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Urumva rero nukubana natwe ibihe byose, ntago ari ukuza ngo duhangeho. Nigeze kujya kubwiriza ahantu rwose, umuntu ansengeye ngo mbwirize ubutumwa bwiza, aravuga ngo Mana, ngo umukozi wawe ngo umuhangeho, ngo Umwuka Wera ngo naza muhangeho, ngo amuhangeho hanyuma atubwire ibyo washatse. Ndavuga nti umutima wanjye, ndavuga nti uyu muntu ansengeye nabi, nese ampangeho hanyuma nkore nindangiza amveho yigendere, nsigara ndi igiporoporo. Oya, Mwuka Wera mu isezerano rishya abana natwe, kereka abantu banze kumvira uwo mwuka nibajya yigendera. Ajya yigendera rwose, ajya yigendera kubera ko wanze kumwumvira. Kuko iyo wanze kumwumvira ukajya mu byaha, ntago Mwuka Wera yabangikanwa n'ibyaha, ntago bikunda. Ntago bikunda, bisaba kugira ngo ubeho ubuzima bwo kumwumvira, wezwa, utunganywa ibyo bihe byose, kugira ngo mubashe kugumana, abashe kubana nawe, arushaho kugutunganya, arushaho gukorera muri wowe, arushaho kwigaragariza muri wowe, arushaho kubana nawe. Ariko iyo byanze ajya yigendera. Cyokora mu gihe runaka yashaka kugukoresha, akaba yagaruka akaguhangaho, ugakora, ukavuga mu ndimi, ugahanura, yarangiza nanone akigendera kubera ko wanze kubana nawe, wanze kumwemerera, kumwumvira ngo mubane. Niho muzabona abantu bamwe bajya bibazwaho cyane, akavuga mu ndimi, agaba yahanura, ariko mu wundi mwanya ugasanga arimo yasinze, cyangwa se mu kandi kanya ugasanga arimo ararwana cyangwa arimo aratukana. Nukubera iki? Ntago yemereye Mwuka Wera ko bagumana, ariko Mwuka Wera ajyaza akamuhangaho, akamukoresha nko mu isezerano rya kera uko byari biri, hanyuma yarangiza kumukoresha akigendera. Buriya hari abantu bajya bakongezwa gusa kubera ko bageze aha abanyamwuka bari, cyangwa se abantu bafite ku mpano y'umwuka aho bari, ariko mu kandi kanya kubera ko Mwuka Wera adatuye muri bo, bamara gutandukana bagera ahandi hantu hatari mu rusengero cyangwa hatari mu itsinda ry'abasenga, ugasanga yibereye mu bindi. Mwuka Wera n'undi ntago aba muri we, ntago uba muri we, ariko amujya muhangaho akaba yamukoresha. Imana rero tugirire neza, burya biriya bintu ntibikabagushe cyane byo kuvuga ngo none se ko twabonye kanaka hanura ngo, cyangwa ko twabonye ngo abigenda gutya na gutya. Buriya umuntu Mwuka Wera aguma muri we, abana nawe, wamwemereye akabana nawe, akaba muri we, agakorera muri we, ahora yera imbuto zigumaho nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, yera imbuto z'Umwuka Wera. Ariko harabu uzasanga batera imbuto z'Umwuka Wera, ariko igihe kimwe Umwuka Wera akaba yabakoresha. Buriya muzatandukanye kuyoborwa n'Umwuka Wera no gukoreshwa n'Umwuka Wera. Buriya umuntu ashobora gukoreshwa n'Umwuka Wera ariko atajya yemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Biratandukanye, kandi biri katubwira ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ariko hari abajya akoresha. None se buriya nka Samusoni Mwuka Wera yarazaga akamukoresha ibintu bikomeye cyane. Nguwo niwe wisha Abafilisitiya, abanzi b'ubwoko bw'Imana. Nguwo niwe wafashe intare yatanyaguje. Nguwo niwe bagiye kugota, ngo Umwuka Wera akamuzaho, agafata ibikigi by'amarembo agakubita ku bitugu akagenda. Niwe wafashe umusaya w'indogobe akawicisha. Yakoze ibintu bikomeye cyane, ariko yakoreshwaga n'Umwuka, ariko ntiyayoborwaga n'Umwuka. Niyo mpamvu mu kandi kanya wajyaga kubona ukabona yakase yagiye kwa Maraya, yagiye kwa Delila, cyangwa se yagiye mu Bafilisitiya,
yagiye kwivanga, yagiye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, cyangwa se yahabanyije n'amategeko y'Imana yizeraga uko yarari. So rero hariho kuyoborwa no gukoreshwa. Abantu rero banga kubana n'umwuka, ubwo nta bayobora, ariko bashobora rimwe na rimwe kuba bakoreshwa n'uwo mwuka, kandi bamara gukora n'umwuka wera kongera akigendera kubera ko yarangije umurimo we. Imana yacu nitugirire neza. Rero tuvuga ku mirimo y'umwuka wera, wenda tugarutse ku isezerano rishya, umwuka wera mu by'ukuri twavuze ngo agira imirimo myinshi, ndetse nta n'umuntu warondora imirimo y'umwuka wera. Kubera iki? Kubera ko nta mupaka w'imikorere, icyo yashaka cyose burya yagikora. Ariko hari imirimo igigaruka kenshi Bibiliya itubwira, igitwereka cyane cyane nk'umurimo ujyanye no gutunganya abizera, kubeza, kubatunganya. Ari amagambo aba muri Ezekiel igice cya 36, Ezekiel igice cya 36 uhereye ku murongo wa 25. Reka nze mpasome. Haravuga ngo, nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya mbashyire mu mwuka mushya, nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye mbashyire mu mutima woroshye. Urumva ahangaha ni ijambo ryo kutunganya. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze namwe muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Iyo ngeze kuri iri jambo mpita numva neza ari umwuka wera ajya akorera abantu deliverance, akabatandukanya n'imbaraga mbi, akabatandukanya n'imyuka mibi, akabakuraho ibigirwamana n'ibindi byose n'amasezerano yabo n'ibindi byose biba byarokamye abana b'abantu. Rero urumva ko ahangaha harimo deliverance, ahangaha harimo gutunganywa rwose, harimo gutunganywa no kwezwa. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya mbashyire mu mwuka mushya, nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye mbashyire mu mutima woroshye. Rwose burya iyo umuntu yuzuye umwuka wera ajya aroroha. Ariko burya umuntu utuzuye umwuka wera, no kuyobora umukristo utuzuye umwuka wera biragorana. Bajya bagorana, bajya baba bakakamavu, bajya baba abantu bakarishye, bajya baba abantu bagoranye. Ariko burya abantu buzuye umwuka wera bajya boroha. Iyo umwuka wera ari muri bo, bamera nka ba Danieli n'abandi mwuka wera Bibiliya ivuga ngo yabaga muri bo. Imana nitugirire neza. Iyo ni umurimo umwe dushobora kuvuga ujyanye no gutunganya ndetse no kweza. Kandi umwuka wera aza gushoboza umuntu kugendana n'Imana, akamuyobora. Mu ijambo Bibiliya yavuze ngo azabayobora mu kuri kose. Yohana igice cya 16 ku murongo wa 13 avuga ngo azabayobora mu kuri kose. Nukuvuga ngo umwuka wera ntaza gutunganya gusa, ahubwo aza no kutuyobora. Aratuyobora, akatugenga. Burya ntabwo turi abacu ngo twigenge, ahubwo umwuka wera aratugenga, akatuyobora, akatwereka inzira nziza, akatwereka icyo gukora gikwiriye. Imana yacu nitugirire neza. Undi murimo twavuga nuko ajya ashyiramo umuntu umuhamagaro. Buriya abantu batashyizwemo umuhamagaro n'umwuka wera, bajya bikoresha, bajya bishakamo ibintu, bajya bishyiramo ibintu, bakipompamo ibintu. Ariko ubundi umwuka wera niwe ushyiramo umuntu umuhamagaro. Iyo usomye mu gice cya 13 cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo wa mbere, bakubwira ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya ngo hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Negero, ndetse na Lukiyosi w'umunyakurene, na Manayene wareranywe n'umwami Herode. Ngo hariho kandi na Sawuli. Ku murongo wa 2 ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, babandi bajya barwana kwiyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Imana yacu nitugirire neza kandi dufashe. Bibiliya ku murongo wa 3 iravuga ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Urumva bahamagariwe kujya gukora umurimo mu banyamahanga. Imana yacu nitugirire neza. Uwo muhamagaro barawakira. Tuzi ko aba Petero kenshi babwirije abiwabo, ariko Paulo barafite umuhamagaro wagutse ujya no kubwiriza abanyamahanga. Imana yacu nitugirire neza. Nuko rero ngo urumva ko umwuka wera ashyiramo umuntu umuhamagaro.
ashyiramo umuntu umuhamagaro. Buriya iyo umuntu afite umuhamagaro w'Imana, ibintu byose biramworohera mu muhamagaro yahamagawe. Imana ibana nawe, igakorana nawe, ikagendana nawe, ikigaragariza muri we. Hanyuma kandi undi murimo ni umurimo wo kugaba impano. Ajya agabira impano z'umwuka wera. Nuba ngo mwuka wera agaba impano, akagabira abantu uko ashatse. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto avuga ku mpano z'umwuka wera zitandukanye ku gice cya 12, wihereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 11 havuga aya magambo. Haravuga ngo icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana yacu nitugirire neza. Urumva ko agaba impano mu bakozi b'Imana, mu bahamagawe, abaha impano zitandukanye kugira ngo babashe gukorera Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana itugirire neza. Ngira ngo aya magambo arumvikana cyane, nta n'impamvu yo kuyatindaho. Mwumvishe ko mwaheshwa n'uwo mwuka gukora ibitangaza, undi agahabwa kuvuga mu ndimi, undi agahabwa kuzisobanura, undi agahabwa impano y'ubwenge, undi agahabwa impano yo kumenya, undi agahabwa impano yo kwizera, undi agahabwa gukiza indwara. Urumva ko uwo ni umurimo w'umwuka wera. Hanyuma undi murimo twavuga, imirimo yo ni myinshi, ubwo mvuze mikeya kugira ngo gusa mbahe nk'umurongo, namwe mugende mukomeze musome ijambo ry'Imana ribereka indi mirimo myinshi, kandi mwanayirangiza mukamenya ko hari ibitanditse muri Bibiliya mwuka wera ashobora gukora mu kindi gihe runaka bitewe n'icyo ashatse gukora. Umurimo wundi tuvuga ni umurimo wo kwemeza ibyaha, yemeza abantu ibyaha, atsinda ab'isi. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira muri cya gice cya 16 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ku murongo wa 7, baravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha, kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azabwira ibyenda kubaho. Iyo yose ni imirimo y'umwuka wera. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga ngo azenda ku byanjye abibabwire. Urumva rero ahangaha azatsinda ab'isi, abemeze n'iby'icyaha. Nicyo nshatse kuvuga muri byinshi nsomye, harimo n'imirimo myinshi itandukanye. Mwumvishemo no kuyobora, mwumvishemo nuko azavuga ibyenda kubaho, ibyo ni uguhishura, iyo ni indi mirimo, ariko siyo nashatse kuvuga cyane. Nashatse kuvuga ko yemeza abantu ibyaha, azatsinda ab'isi, abemeze. Imana yacu nitugirire neza. Buriya umuntu ashobora kubwiriza umuntu, ukamubwiriza wape bikanga. Umuntu ashobora gukora ibyaha bakamuhana ntahinduke, ariko umwuka wera umunsi yamugendereye ukajya ukabona umuntu yihannye, nta n'ibintu byinshi bibaye, ukabona umuntu ararira, ukabona akatura nta n'umubwiye ngo niyature. Kubera iki? Kubera ko mwuka wera yamwemeje. Imana nitugirire neza. Undi murimo wenda twavuga tukarekera aho ngaho kubera ko igihe cyacu kirangiye, nuko mwuka wera mu mirimo akora arigisha. Arigisha, ni umwigisha, arigisha, ajya yigisha. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 12 ku murongo wa 12 nanone
no havuga hatwereka uburyo Mwuka Wera ari umwigisha azatwigisha mu gice cya 12 ku murongo wa 12 ngo kuko Umwuka Wera azabigisha ibyo muzamukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Ahangaha Yesu yahishuraga yuko abantu bazatotezwa, yuko abantu bazajyanwa mu nkiko bakabacira imanza, ngo ariko icyo gihe akababwira ngo icyo gihe rero ntimuzagorwe n'ibyo muzavuga, ngo ahubwo Umwuka Wera azabigisha ibyo mukwiriye kuzavuga muri icyo gihe. Imana yacu nitugirire neza. Mu isezerano rya kera hariya basezeranyaga cyangwa se isezerano ryazaga rivuga ku by'Umwuka Wera wo mu gihe kizaza. Muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 33 hatwereka neza ko Imana yavuze ko izashyira amategeko yayo mu nda z'abantu ngo kayandika mu mitima yabo. 31 ku murongo wa 33 muri icyo gice niko haravuga ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuvuga ngo igihe kizaza rero ubwo abantu batazagombera kwicara ngo bigishanye, ahubwo Mwuka Wera azajya bigisha ibya mategeko, nzagenda nyashyire mu buzima bwabo, nyandike ku mitima yabo. Ahangaha rero niho Mwuka Wera azakaba umwigisha, akakwigisha gukora neza, akakwigisha gukora ibyiza, akakurinda ibyaha, akakwereka, akakwigisha. Buriya Mwuka Wera yigisha umuntu kurusha ukundi muntu wese yabasha kukwigisha. Mwuka Wera niwe mwigisha w'ukuri. N'abandi bashobora no kukwigisha ibintu ntibigufate ntibikujyemo, ariko Mwuka Wera yaza akabyigisha umuntu neza. Abantu bajya bigisha abandi uko bitwara, uko bifata, uko bikananirana, ariko Umwuka Wera yaza muri wa muntu wari warananiranye, ugazasanga neza bya bindi byose yigishwaga byari byaramunaniye, ukabona noneho arabishoboye, arabibashije, arabyumvishije neza, kuko noneho nta gahato k'abantu karimo, nta gahato k'abantu karimo. Imana yacu tugirire neza. Ndagira ngo ngarukira ahangaha gusa nyine nongera gusubiramo ngo nubwo tuvuze imirimo y'Umwuka Wera, ntago dushobora kuvuga imirimo y'Umwuka Wera ngo tuyirondore tuyirangize, kuko Umwuka Wera ntagira umupaka w'imikorere. Icyo yashaka gukora cyose yagikora. Icyo ni kimwe mu mirimo y'Umwuka Wera, nuko nta wabasha kuvuga kurondora imirimo yose y'Umwuka Wera. Irindi jambo kandi nifuza ko ryanasigara mu mitima y'abantu, nuko mu mikorere y'Umwuka Wera, imikorere ya Mwuka Wera si ibintu bafata mu mutwe, si ibintu bihora byirepeta mu buryo bumwe, ahubwo Mwuka Wera akora uko ashatse. Uyu munsi akora muri ubu buryo, ejo agakora mu bundi, mu kanya agakora mu bundi buryo. Ntago ari ibintu bya formule bifatwa mu mutwe, oya, ahubwo ajya ahinduranya uburyo bw'imikorere, kuko akora uko ashatse, akagenza uko ashatse, mu nzira ashatse, mu buryo ashatse. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndabifuriza kuzuzwa Umwuka Wera muri ibihe bya none. Nyagasani Imana yacu, Mana nziza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Ugize neza kubw'umwanya mwiza waruduhaye w'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe risohoze icyo wagambiriye, kandi abantu barushaho kuryumva. Ndivuze rimwe ariko baryumve karindwi. Mwuka Wera abahishurire, Mwuka Wera abigishe, Mwuka Wera agende yagure iri jambo mu mitima yabo. Kandi turasengera abantu bose batarihana, kugira ngo Mwami mwiza ubahagakize, ubamurikire kugira ngo bave mu mwijima, maze winjire mu isanzure ry'umucyo wawe, maze Mwami mwiza nabo babashe kugirirwa ubuntu bwo kwakira Mwuka Wera nk'uko n'abandi bizeye bamuhawe. Urakoze kutugirira neza kandi kukora ibiruta cyane ibyo tugusabye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Yari mwene So Justin Hakizimana